Shalom shalom, nitwa Pastor Rachel. Nishimiye kubatumira umunsi mukuru wo guhabwa inshingano za gishumba. Ngewe mudamu wa mbere itorero ryacu rya ADEPR Paruwasi ya Mbugangari. Inkunga yanyu irakenewe, amasengesho, muzatube hafi, inama kandi ubushuti bugumeho. Tuzafatanya urugendo rutoroshye. Imana izamfashe, sinzaba umushumba w'igikoni, namwe muzamfashe ntimuzabe intama z'amahane mu rwuri. Shalom shalom, ndabakunda. Mu gihe byamaze kwemezwa, hari abadamu bamaze guhabwa inshingano za gishumba. Ubu tuvugana igisigaye nuko aba badamu bazaba basengerwa ku mugaragaro mu itorero rya ADEPR, ariko n'ubundi n'imyanzuro n'ubundi itarigeze ifatwa cyangwa se ngo ivugeho rumwe, haba ku bayoboke b'itorero ADEPR ndetse n'abandi bantu batandukanye bakurikirana hafi ibijyanye n'imyemerere. Ariko iyi video reka mbanze nyigukinire, hanyuma nyuma nza nkubwire ibyakurikiye iyi video. Uyu nguyu ni umwe mu badamu bazasengerwa, nk'uko iyi video yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko abantu benshi bati ese ibi ngibi birimo biratujyana he, birimo biratuyobora bijya he? Uruhande rumwe rukavuga ngo muri Bibiliya ni ahantu handitse ko umudamu cyangwa se umugore azajya ku ruhimbi abwirize, ariko abandi bakavuga bati iyo ni imyumvire ya kera, ntacyo bitwaye kuba umudamu ashobora kuba yagira ibikorwa akora mu nzu y'Imana birimo n'inshingano za gishumba, cyane cyane ko abadamu bazwi nk'intwari, bazwi nk'abanyamaboko, bazwi nk'abantu bihangana, bazwi nk'abantu bagira imbaraga. Ati rero birashoboka cyane, ariko nkubwire ngo ibi ngibi bije nyuma y'uko abantu benshi iyi myanzuro batigeze bayishimira ngo bayivugeho rumwe. Ariko uyu mudamu yagize ati rwose muzambere inshuti nziza, ntabwo nzababera umushumba w'inkoni cyangwa se ubayobozi inkoni, ahubwo nzababera umushumba mwiza cyane. Rero uraza kumbwira icyo utekereza kuri iyi myanzuro yo kuba basengera abadamu ngo babe abapasiteri. Wowe ibi bintu urabibona gute? Ubundi video yagateje ibibazo, abantu bagakwiye kuba bibaza byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko n'ubundi twagiye tubona nk'abadamu bagiye bahabwa inshingano muri leta, bagiye bakora imirimo igiye itandukanye kandi ikomeye. Wajye ubona ko mu Rwanda gahunda yo guteza imbere umudamu ni imwe muri gahunda isi yose ishimira igihugu cy'u Rwanda, kandi ubona ko abadamu bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Rero umuntu akibaza ati ese bitwaye iki kuba noneho no mu itorero abadamu girirwa icyizere bagahabwa izi nshingano? Mwamaze gutoranywa. Ubusanzwe mu itorero ADEPR umudamu inshingano yahabwaga zari inshingano za kidiyakoni, no kuba yajya mu nama mpuzabikorwa, ndetse no kuba yaba umwarimu. Ariko ibyo kuba yaba umupasiteri ndetse akaba yakora n'inshingano za gishumba byo byari bitaragerwaho. Rero mu minsi yashize hasengewe abadamu benshi cyane, ku buryo kuri ubu ngubu hatoranyijwe plutôt abadamu benshi. Igisigaye no kuba baza kuba basengerwa hanyuma bagahita binjira mu nshingano. Hari abavuze bati ibi ngibi ni birimo biratugarisha mu minsi ya nyuma y'imperuka, kubera yuko ibintu byose Bibiliya itemera, hari bimwe na bimwe turimo turagenda turebesha amaso. Woraza kumbwira icyo utekereza muri comment section, umbwire bitwaye iki ko umudamu yahagarara ku ruhimbi akabwiriza, bitwaye iki ko umudamu yahagarara agatanga igaburo ryera. Ese ikizira kirimo ni ikiye ko umudamu yahagarara akaba yatanga igaburo ryera? Twagiye tubibona hari abadamu benshi b'abakozi b'Imana kandi babikora neza. Twagiye tubona Pastor Julienne Kabanda ni umudamu, ariko yagiye agaragaza influence nyinshi mu kuzana abantu kuri Kristo. Nakubwira Apostle Mignone, barahari benshi cyane bagiye bavuga Imana. Rero uraza kumbwira muri comment section ni ikibazo cyangwa yaba ari ikibazo cy'imyumvire y'abantu bamwe na bamwe bagifite uko batekereza nabi. Umbwira icyo utekereza. Ni Nashyo Empire, ngenda bini Nashyo. Shalom shalom, nitwa Pastor Rachel. Nishimiye kubatumira umunsi mukuru wo guhabwa inshingano za gishumba. Ngewe mudamu wa mbere itorero ryacu rya ADEPR Paruwasi ya Mbugangari.
inkunga yanyu irakenewe, amasengesho, muzatube hafi, inama kandi ubushuti bugumeho, tuzafatanya urugendo rutoroshye. Imana izamfashe, sinzaba umushumba w'igikoni, namwe muzamfashe ntimuzabe intama z'amahane mu rwuri. Shalom shalom, ndabakunda. Shalom shalom.